Karibu cyane kuri mwe mwese mudukurikiye aho muherereye hatandukanye, reka tubasuhuze maze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Kuri mikoro turi kumwe na CEO wa Bonjour Minembwe TV. Tugiye kuganira ariko kandi banza turibuze kugeraho tukajana impaka, hari bimwe tutarimo twumvikanaho. Iwe aragira ati ubuzima n'urugamba, ariko kandi twe ubuzima tubibona nk'uburyohe, ubuzima n'uburyohe. Ariko ndagira ngo banza dusobanurire uburyo kiwe abona ko ubuzima ari urugamba. Karibu cyane, uramutse abadukurikiye hanyuma utangire winjire mu kiganiro. Ikaze. Murakoze cyane abakurikira Bonjour TV, Minembwe TV na Blessed TV. Ya umusore turi kumwe muri iki gihe witwa Mutabazi, kamushimire cyane ijwi ryawe ryiza, baza bambwa turi amuhungagira ijwi, ni n'umuhanzi ndabizi. Reka ngushimire. Badusange kuri Blessed Family TV. Nukuvuga ubuzima ni intambara cyangwa n'urugamba, la vie c'est un combat. Nukuvuga ubuzima n'urugamba ruhoraho. N'urugamba utangira ukivuka ukarinda usaza, pardon. Nukuvuga umunsi wa mbere wavutse ikintu ukora nukurira, kuko deja utangira urugamba kandi kukuhuye kera n'ibisharira. Ugatangira ikintu cyambere ukenera mu buzima iyo warayuvutse ni umwuka, guhumeka, mbere yuko utangira kugaburirwa mu buzima bwo hanze. Mbere mu nda warutunzwe n'umubyeyi waguhumekeraga, niwe wakuboneraga. Mu Kinyamurenge bazacu umugani ngo ikiri mu nda kibonerwa na nyina, ariko iyo wageze hanze utangira urugamba rwawe wenyine. Twihuse wa mwana akagaburirwa akarerwa, yagera igihe iyo sije tuzayitangira, agatangira bakamubwira ngo igaburire wenyine, ugatangira urugamba. Nukuvuga ubuzima, imibereho n'urugamba ruhoraho kandi rudashira, kandi usaba kururwana ndetse ukarutsinda. Nunanirwa n'urugamba rw'ubuzima, niba abandi bavuga ngo yananiwe n'urugo, yananiwe no kwiga, yananiwe no kudandaza, kuko ubuzima ni intambara. Rero reka nkwereke intambara umuntu arwana nazo mu buzima. Sinzi ko aho kambere warunumvise neza. Aho ndakumva cyane. Utangira kurwana n'ukuntu ubaho, uko urya, uko wambara, uko wirinda. Urabona umunsi habaye imbeho, uko wambara ibintu bishobora kukurinda imbeho, ugatangira urugamba rwawe wenyine rwo kwiproteja wewe ubwawe, ukuntu ubaho. Warangiza ugahura n'urundi rugamba rw'indwara, wenda ukarwara, ugatangira urugamba rwo kwivuza, rwo gushaka imiti, rwo gushaka ukuntu ubaho. Kurya ibyo kurya nabyo ni imiti, kurya uriye uburiye n'imiti. Ugatangira urugamba rwo kugira ngo ubashe kubaho, kugira ubuzima bwiza. Ubushinga intambara ya kabiri. Intambara ya gatatu urwana ku rugamba rw'ubuzima bw'umuryango. Nimba warubatse, ufite urugo, ufite abana, ufite umugore cyangwa uri umugore ufite umugabo, utangira urugamba rwo kurera abana. Kurumva intambara yo kurera abana, wenda nturabagira bakuru abana, ugatangira urugamba rwo kubarera, rwo kubagaburira, rwo kubigisha. Ubushugo rugamba ubuzima n'urugamba. Ikindi bigeraho ukarengaga, nimba urwana ku rugo rwaso cyangwa ku muryango wawe, bigeraho ugatangira kurwana ku nshuti. Umuntu akakubwira ati nararwaye, noherereza imiti, ndakenye, none ugatangira kurwana ku buzima bw'abandi. Nukuvuga iyo uri umurwanyi w'urugamba mwiza, uzuru ukarwana no ku bandi, ukarwana ku buzima bwawe, wamara kugira aho ugeza ukarwanira ku nshuti, ukarengera abandi, ukita ku bandi, ukagaburira abandi, ukavuza abandi. Rero ubuzima ni urugamba ruhoraho. Utavuga ngo hari aho nagejeje cyangwa hari aho ngeze. Nukuvuga urugamba rurakomeza. Ntubishe kugeza kera ku nshuti, ugasubira ukagera kutangira kurwana noneho wenyine. Hari aho bita ngo kwirwanirira, ukarwana ku izina ryawe, kankoresha iyo jambo, kuri identite. Ni ahantu umuntu bati bandika ku muntu ko bati barambesheye, ukarwana kuri identite yawe, ukanga ku izina ryawe ricafuka, ukanga ko umuntu yakwanduza. Ibyo nabyo twita kwirwana
kwirwanirira ukarwana ku buzima cyangwa ku izina ryawe. Ni ukuvuga rero ubuzima ni urugamba ruhoraho. Sinzi ko ako kantu numvise icyo nari nshatse kuvuga, kugira ngo wewe wari uvuze ati ubuzima ni ikintu coroshe cyangwa ni abaswahili bazaba muri muteremuko. Ntabwo ari byo. Ubuzima ni urugamba ruhoraho kandi ugomba kururwana ndetse ukarutsinda. None ko umuntu avuka akavukira mu maboko y'ababyeyi, y'abantu bamufitiye urukundo rutagereranywa, bakamwitaho, akavuka bihari byose, ntarya wenyine, baramugaburira, ntaba nazi ngo byavuye hehe, umuntu yabura atese kuvuga ko ubuzima ari uburyohe? Uwo muntu baba afite imyaka ingana gute? Aba ari uruhinja bien sûr, ariko rwa ruhinja rufite ababyeyi baramwitaho kugeza abaye umuntu uri macuha, ageze igihe cyo kwishakishiriza. N'uruhinja rugira urugamba. Umwana iyo avutse aza atangira gushaka ibere kugira ngo yonke. Iyo atabikoze yaryamye, haba na nyina ashobora kuba nabyo biba bibaye urugamba noneho gushaka ryabere. None iyo atabikoze aba yarwaye. Nimba umwana atarize ashaka kurya, cyangwa ukabona umwana ntakoze mekanisme yo kugira icyo ashaka, uravuga ati uyu mwana yarwaye. Byagenze bite? Kurumva ukera ukamusuzumamo intege nkeya. Niyo mpamvu urugamba rwo kubaho urutangira ukiri uruhinja. Ngaho banza ukomeze usobanure byinshi byimbitse, twumve koko niba biri buhure, twumve nyine ubuzima uburyo bwitwa urugamba. Ubuzima ko narimvuze, ubuzima cyangwa iyi si turiho, nashatse ngo tuganire n'abantu bumve kuko ubuzima ari intambara kimwe n'izindi. Rero nimba ari urugamba, ubwo twumvikanye ko ubuzima ari intambara, ubuzima ari ukurwana, hari ibisabwa. Bisaba ko wikipa, bisaba kugira ubushobozi, bisaba kugira donc twakwita strategy kugira ngo ubashe gutsinda urwo rugamba. Ni ukuvuga mbere uravuga ati se ubu buzima mfite urugamba nzarutsinda gute? Ugashaka ibikoresho bya mbere wenyine ubyishakamo. Wishakamo ibikoresho ukavuga ati reka nige kugira ngo nzagire ubuzima bworoshe cyangwa nzabashe gutsinda urugamba, reka nige. Nimba ushaka ufite impano yo gusona ukiga imashini, nimba uri umuririmbyi ukiga indirimbo, icyo ushaka cyose gukora ukaciga. Urabona n'abasoda bazakora entraînement bakitegura. Ni ukuvuga urabanza ukitegura muri wewe, ukitegura ugashaka uko uzarwana uwo rugamba. Ikindi ushaka n'ibikoresho uko narimvuze, ubumenyi n'ibikoresho bya mbere. Wishakamo ubumenyi, ukagira ubumenyi buhagije. Icya kabiri ukagira ibikoresho bifatika, ukavuga ati nimba ngiye gutungura umuryango ngomba gushaka, tuvuge abantu bagifite imirima ugahinga. Urabona bahize umuntu agahiza umurima wiwe, ariko ubu nta murimo uhari, ariko uravuga ati se abandi tubana babaho gute? Ugashaka umutahi. Nimba ushaka ufite impano yo kudandaza, ugashaka ibikoresho bituma ubasha kugira ngo utsinde uru rugamba rw'ubuzima. Icya gatatu ushaka inshuti. Yego. Ni ukuvuga nugenda ukaba mu kazitiro kawe wenyine, ukaba ahantu ha wenyine, tuzamenya aho ahari isoko, tuvuge ni mu mudandaza, tuzamenya aho abandi bakorera, tuzamenya hari akazi, networking niko bazungu bahano bazabivuga. Ushaka inshuti ukijibana n'abandi kugira ngo uje mu ruhando rw'isi rw'ibikorwa, kugira ngo ubashe guhaha, ubashe kurya, ubashe kubona imyambaro, ubashe no gutsinda uru rugamba rw'ubuzima abantu duhura nazo buri minsi. Ni ukuvuga rero ushaka ibikoresho kugira ngo ubashe gutsinda urwo rugamba. Yes, uravuze uti umuntu ashaka ibikoresho cyangwa se byinshi bitandukanye bishobora kugufasha kugira ngo ubashe gutsinda uru rugamba. Wari umaze gusobanura neza uburyo ki ubuzima ari urugamba, ibyo tubona byose tubibona bitugoye. Sinzi niba wokongera kandi ugasa nk'usubiyemo usobanura neza noneho uburyo bwo gutsinda urugamba. Ni gute noneho umuntu abasha kuba wenda dukoresheje ururimi rw'amahanga successful, ukumva noneho kugeze kuri ya ntego wumva wifuza, ha, hahandi ushobora kuvuga ngo noneho ngeze ku ntsinzi ya rwa rugamba rw'ubuzima.
reka nkubwire ko nta muntu urasesinga, nta muntu uragera ku ntsinzi y'ubuzima, kuko uzubona kampani nyinshi sosiyete zikagenda zagera iriya, tukavuga nka Nokia wenda niyo twatangira, iyo namenye mbere ya telefone. Nokia yari ikomeye, ariko ngo igera aho ngaho irahumaguza, ireba hasi, irasinzira. ngo isinzire Samsung n'izindi ndavuga ibyo telefone tuvuge kuko baraza babanyura hejuru. ni ukuvuga nta muntu uravuga ngo nageze aho nshaka, kuko umunsi uzavuga ngo wageze aho ushaka uzaba ugiye gutsindwa. Abandi bazaza bagukure kuri podium nimba uri umuririmbyi uzaba ngo nageze aho ushaka, nibamara abandi bahungu inyuma bazamuke uzime, nibwo rurimi rw'umunyine uzime, baba bati kanaka byagenze gute, kuko bagize ngo bageze ku ntsinzi. ni ukuvuga ikintu cya mbere ugomba kwishiramo, vuga ko ntawe uragera, babyita ngo comfort zone. ntukumve ko wageze ahantu uvuge ngo ndiho cyangwa nigeze ku ntsinzi. icyo nicyo cya mbere. ni ukuvuga rero kugira ngo tugere cyangwa umuntu ashobora gukora ikintu akigereho, reka nitangaho urugero tuvuge, cyangwa nawe mu buzima dukora urabanza ukidentifya. tugiye mu kinani, urabanza ukareba ati se ni iki ngiye kurwana naco, kuko baravuga deja iyo umenye uwo mu Rwanda cyangwa uwo muhanganye birakorohera, kuko ushobora guhuzagurika ukagenda ugakubita hirya no hino ugasanga ukoresha imbaraga nyinshi kandi ku kintu gitoya. baza bavuga ngo igize gituma ngo intare isaza nabi cyane, iyo intare higa imbogo cyangwa igahiga ihongo, sinzi aho ngaho kurumvise intare ngo ikize gituma ngo isaza nabi ntibikibasha no guhaguruka kenshi, ni ikosa rimwe zikora mu mibereho yayo. nuvuga ngo nimba ihiga imbogo cyangwa ihongo, imbaraga ikoresha ihiga ihongo ni nazo zikoresha ihiga imbogo. kuri ubu kuntu ikora, nimba uhiga ihongo n'imbogo ikoresha imbaraga zingana, bikavuga ko ikoresha energy nyinshi. ni ukuvuga ngo no mu buzima hari igihe ushobora gukoresha imbaraga nyinshi ku kintu wenda bari gukoresha imbaraga nke, ariko kuko wakimenye bikakorohera kuzagikora igihe kirekire. tuvuge nk'abatwara imodoka, utwara imodoka uko utwara ikamyo si ko utwara zino modoka ntoya. kandi ikindi cyongeyeho, iyo wamenye, dusubire ku kibazo warubajije, iyo wamenye neza aho ikibazo gipfundikiye, ikabati icyo nshaka gukoraho ni iki, kera iyo nimwe n'intambwe ya mbere, kavuga ati ndashaka 500,000 z'amadolari. uragenda ukavuga ati 500,000 nobibona gute? umuntu akakubwira ati ushobora gusevinga cyangwa ushobora kuinvestisa. hano muri iki gihugu tubamo hari inshuti yaje twaganira, arambwira ngo iba ashatse kubaka etaje abiteganya mu myaka 10. aragenda atera ibiti ikibira, mwamara arabitera, aravuga ati mu myaka 10 yaje kugura umugisha mu myaka 7 byari byeze bya biti, araza bigurisha n'abantu bashira ku muriro. arababwira ati je sinshaka ifaranga, mugende mushakira inzu tuharanure, mutwara ibiti. Urumva uwo mugabo urumva yarakoresheje imbaraga nyinshi, yaragiye atera ibiti, imana imeze imvura. Urumva kimwe n'uwundi wenda wadandaje ku mutwe uruhara rugapfuka aho yashaka izo faranga. ni ukuvuga ni strategy, naryo banga kurya. ni ukuvuga ngo uburyo ushobora gukoresha bushobora gutuma nabwo bugufasha, kuko wamenye ikibazo ushaka inzira kandi ukaba wabona inzira yoroshe, bikaba byakugeza ku ntsinzi. mu by'ukuri icyo nashatse kukubwira, icyambere kugira ngo ugere kuri success ni ukubanza ukamenya ikibazo, strategy bigenda bikorohera, kuko deje wamenye inzira ishobora kumfasha kugira ngo mbashe kugera ku ntego mfite. izo ni inzira zagufasha kugera ku ntego zawe cyangwa se ku nzozi zawe. hanyuma noneho hari uburyo umuntu ashobora kuzigeraho akabimenya. urabona hari igihe umuntu ushobora gutekereza nkavuga ngo reka nkwereke, twese turi hano muri iyi si, ariko twese turi munsi y'izuba kimwe, ariko dushobora kubona ikibazo bitandukanye. je nkabona ukwanje, we ukakibona ukwe. nigeze gusoma igitabo cy'umwarimu, yaravuze ngo yatumye abana biwe mu muhini ngo baje gutandura kiriya gihugu. abana be babiri,
umwe asanga ni igihugu c'abakene, undi basanga n'abantu bakenye cyane, population nyinshi, baraza babwira se ko ari byo ariko bakibonye. Isi arababaza ati none mwabonye iki? Umwe aravuga ngo nabonye ko tuzadufata ifaranga tukaje kubagaburira. Undi aramubwira ati je nabonye isoko, population nyinshi kandi abenshi ntibambaye ibirato, none dukore dushaka uruganda rw'ibirato by'amafaranga makeya tuje kudandaza. Kuruma umwe yababoneye impuhwe, undi ababona ko ari byashara. Intare ibonye imbogo izivuga ati mbonye umuhigo nzaryigiye kirekire, ariko abandi bayibonye bayibona ko ari danje. Kuruma ukuntu bimeze, ni ukuvuga ikibazo ushobora kukibona cyangwa crise iri mu gihugu, je nkayibona ikantera impuhwe, undi akayibona ko ari affaire umuntu ashobora gukora agakuramo ubudandaza. Tuvuge nk'ubu Kenya hari imbeho, iyi mbeho rero hari uwabitse imipira, yaguze imipira igihe cy'izuba, hari uwo yabereye igisubizo, iwe yari yarabitse imipira akagura imipira ku ibere ryiza, none ubu nyine mu mbeho karakosha. Tumva ni ukuvuga wowe turushije kureba uko ikibazo kimeze. Ni ukuvuga rero icyambere ni ukumenya kwa identify situation kandi ukumva ko ushobora kuyibyaza umusaruro. Nivuze ko dushobora kuba turi babiri, je nkabona ikibazo mu buryo bwanje, nawe ukakibona kwawe, ariko wowe ukakibona ko ari ubudandaza. Ubona ko ari ubudandaza rero ukakibyaza umusaruro. Okay. Ya, mu yandi magambo ubuzima n'urugamba, ariko kandi hari uburyo abantu bashobora kwitwara, hari ingamba bashobora gukoresha, hanyuma bwa buzima ntibukomeze kubabera urugamba cyane, ahubwo bakagera ubwo batangira gusoroma ku mbuto. Nk'inama. Yes, niyo nama. Ni nama waruvuze, tubona bazavuga ngo kwikubita hasi birashoboka, ariko ikibazo ni ugutinda ku butaka. Ni ukuvuga ngo ushobora kudandaza ugahomba, ariko ntugume hahandi. Ushobora gushite ariko ugasura ugahaguruka. Ikindi nk'uko nari nkubwiye, ni ukuvuga ngo ubuzima hari igihe uhura n'ibibazo, ugahura n'intambara, ariko ikintu cya mbere ikosa rimwe ni ugucika intege. Hari abantu batangiye kwiga bafite imyaka 30, baja mu ishuri. Hano nabonye umugore wiga afite imyaka 70, aja muri primaire. Mu myaka 10 afite imyaka 80 abararangije secondaire. Tubakora igitangaza. Ni ukuvuga umuntu ashobora gucika intege akicira urubanza wenyine ko ntabwo gishoboye, bigatuma ucika intege. Ariko mu by'ukuri harashari kare, umuntu wese arashafite amahirwe, ushobora kugira icyo ukora. Kubu ngubu sinda ntawuza wivuga, ariko wowe kubwira ko ngubu nabaye umwana afunze ntiwobyemera. Nabaye umwana afunze kugira ngo uzamenye gusoma no kwandika, ugeraho nawe ubu mwarimu. Oya, ko ndavuga ngo nzaba umwana afunze uzamenye gusoma no kwandika. Ni ukuvuga rero sinovuga ati bwo nakereje cyangwa nabaye muri milita mpa amahirwe ahagije, ndabatereka niki. Reka mbwira n'abandi bantu bafite nk'imyaka baje mu masomo, bagura amakayi, basure bige kugira ngo niko isi imeze, kuko nutiga isi izatwigisha yonyine. Kurumva tukwiriye kwiga kugira ngo tubeho tusaye muri isi. No kuvuga ngo ubundi ibisubizo ni nkaho umuntu aba byifitemo. Wakomeje gutanga urugero rw'intare n'imbogo. Ubundi mu busanzwe imbogo iraruta intare mu bunini, ariko irusha ubunini, irayirusha n'ingufu. Ariko intare yarangiza ikaba ariyo iba umwami w'ishamba. Umuntu ashobora kwibaza impamvu intare ari umwami w'ishamba kandi iri iruhande rw'imbogo. Imbogo nini ifite imbaraga, uyirebesha amaso ukabona ni igihangange. Twebwe njyewe uzi ko nakuriye mu iwacu mu giturage. Kizungu sinakibayemo n'ikimyaka nk'itatu. Je ni umuntu wabaye muri miliye iriya cyane. Mu biraro nigeze kubona imbogo nka 40 ziri ku musozi. Ariko cyantangaje, imbwa y'umuhizi irazikanga. Gwikubite gutya, yari imbwa yarimenyere guhiga. Sindavuga imbogo, imbwa ivumbura imbogo zitagira umubare. Birantangaza cyane, nubiza mzibaza. Ukuvuga
intare iyo yishizemo ko nje ishobora kuyinesha zibe 40 zazivumbura zirukanke sigara nimwe kuri bice kintu ni ukuvuga ngo nibibazo mu nzira hakuya navuze bishobora kuza kumeza ari 10 ariko ukavuga ati icyo mbanza ni ikihe kugira ngo binorohere gukora hari n'ikibazo kimwe umuntu akemura n'ibindi bigahita bitungana ni ukuvuga rero ico nivuze ko ubuzima cyambere ni ukumva ko ari urugamba kandi nkumva ko uzarutsinda wiyumvamo gushobora ukavuga ngo jewe nzambwira abantu ko nje ntazasaza ndi umukene iyo ni itangazo nishizemo ko ibyo bidashoboka tuvuge twahisemo kuvukira muri mirihe imeze kuriya irirekire imeze kuriya ariko tugomba guhitamo kutazasazira muri iriya mirihe cyangwa iwacu twahindura tuhavukira hameze kuriya titwabihisemo ariko tufata icyemezo ko tutazasaza ari kuriya hameze ni kuko norangiza nkubwira harakoze cyane reka tugushimire ndabona ikirere cyacu gikomeje kugenda gihinduka hanyuma abadukurikiye mwabyumvise uko intare yiyumvamo imbaraga kandi koko zikayizamo cyangwa se ikazigira ikashobora kwitanga cyangwa se gutsinda imbogo igaragara nk'igihangange intare ikabasha kuba umwami w'ishyamba uko ibyiyumvamo nawe ushobora kubyiyumvamo ukabasha kuba cyane wagera tuzashimishwa n'abantu batubwira ati njyewe nafashe icyemezo kubera ko nabonye ko byose bishoboka kandi ngera ku kintu gikomeye harakoze cyane mushobora kudusanga kuri Bonjour Minembwe TV ndetse na Blessed Family TV mushobora kuhasanga umunyamakuru wanyu mukunda murakoze cyane mukomeze mugira amahoro ndetse n'amahirwe horo y'Imana n'ubushake bwayo bikomeze subscribe nyaboneka subscribe ni utarayikora ni utureba ikiganiro umunsi wa mbere umunsi wa kabiri udakoze subscribe kora subscribe uzabudushigikiye kandi bizadutera ibyishimo n'umunezero binadutere n'imbaraga zo gukomeza kubaha ibiganiro nk'ibi ngibi asigaye ciao